Uburebure bwe bwari metero 1 na santimetero 82. Yari muremure bihagije, noneho ku muntu w'umudamu. Yageze ku muryango w'igipangu cye ahamagara umukobwa we ngo akingure atinda gato. Yakomanze cyane, umukobwa aza yihuta. Uwo mudamu muremure akaba mama we, akimara kwinjira abonye inkweto hanze ku muryango kandi zari z'umugabo. Nta no kumubaza amakuru, yamubajije ibyo uwo mugabo uri mu nzu. Yabivugaga yisetsa ati, Zuzu, umuntu uri mu nzu ninde? Uwari mu nzu yahise asohoka nawe azavuga ati, mwiriweho. Uwo mudamu yanze kumwikiriza, ahubwo agenda amusatira kandi yisetsa. Yahise amufata mu ijosi aramubaza ati, ninde wakuzanye mu rugo rwanjye wa mbwa we? Uwo musore yaramubajije ati, ubusumo iki? Waretse ngo gusobanura uko nahageze mbere yo kunigagura. Uwo musore yari mugufi ugereranyije n'uwo mudamu, ariko bidakuyeho ko nawe yari muremure. Yareshyaga na metero 1 na santimetero 71, kandi ubusanzwe uwo muntu ureshya atyo ntawe wahera umwita mugufi. Gusa ku muntu wamusumbyaga santimetero 11 yaramusumba bigaragara. Zuzu we yari umukobwa uringaniye wareshyaga na metero 1 na santimetero 65. Mama we yabasumbaga bose uko bari aho. Aho hantu hari umudugudu wo mu mujyi wari urimo inzu nyinshi cyane zicecetse, hakaba harabagamo utuyira two hagati y'amazu dutandukanye, ku buryo utuyira tumwe twabaga twarapavumwe n'abakire babaga baduturiye. Inzu yo kwa Zuzu yari hagati na hagati, ariko imbere y'irembo hanyuzemo akayira gato kari gafite ubugari bwa metero 1, imodoka itanyuramo cyangwa ngo moto ebyiri zipfe kuhabisikanira. Hirya gato hari ibindi bipangu, imiryango yabyo ikaba yarakingurirwaga kuri ako kayira. Ako kayira kandi bari baragashyizeho akayoboro k'amazi kamanuraga ayo mazi yo mu ngo kakayajyana mu mwobo uri hepfo gato. Rimwe na rimwe kabaga kamenwemo amazi akajya mu kayira, ariko uburyo kari gapavomye bwatumaga nta muntu wanyerezwa nayo, kandi nanone ntari wemerewe kuhamena amazi avanzemo ikindi kintu icyo ari cyo cyose, dore ko ibisigazwa by'ibiryo byo babishyiraga mu mifuka bagategereza igihe byari kuhakurirwa n'ababishinzwe. Mama Zuzu atangiye kunigagura uwo musore, abantu barahuruye baza guhagarara kuri uwo muryango kuko bari bamwumvise asakuza cyane avuga ko hari umuntu waje kumushukira umwana. Abanyuraga muri ako kayira bazamuka nabo barahagaze buzura mu muryango, bakomeza kureba uko yamunigaguriraga mu mbuga, ariko nabo ntibatinyuka kujya gukiza kuko yamunigaguraga bitari byo kumwica burundu. Yakomeje kumufata mu mashati akandi ijosi cyane, umusore abura umwuka gato ahita apfukamumanika amaboko. Ukunda kumukubitisha urushyi ruremereye cyane mu matwi, aramubaza ati, ntabwo wumva? Ninde waguhaye uburenganzira bwo kuvogera urugo rwanjye? Erega si ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri uhora uza kunshukira umwana? Zuzu yapfukamye hasi aratakamba ati, mama mureke, ntabwo aza hano, ni ubwa mbere. Nyina nawe yahise amukubita urushyi ati, ziwa agashinzi we, kamaze kwigira karaya. Yakomeje gufata uwo musore wari wapfukamye hasi atakamba ngo amubabarire nibura asobanura uko yageze muri urwo rugo, ariko mama Zuzu yanga akagira icyo avuga. We yamubwiraga ko ari akabwa ko kitwaje igihagararo n'agasura kakaza kumushukira umukobwa. Yarongera aramukanda, umusore ajya kubura umwuka, bo ku muryango bo bagaseka. Abadamu bo muri bo bati, ubusore nk'ubwo ngubwo nibwo buduterera abakobwa amada, gahisomo ntikazasubire cyangwa uhamagare polisi. Zuzu nubwo yari yakubiswe yarongeye ati, mama ndavuze ngo murekure, wanyweye ibiki ubundi, wasaze, bakuroze, ushaka kwica uwo muntu uziyagize hano ate? Mama we yakubiswe n'inkuba. Kuva yamubyara nibwo yaramuvugishije arakaye mu ijwi rikakaye kandi amutuka. Yahise asunika abaturage akinga urugi, yafashe Zuzu amukubita urushyi, umukobwa yizunguza akabiragwa hasi, ariko ntiyahungabana cyane. Yabaye amuretse, Zuzu ahaguruka yihagaze ati, nibura njyewe nyica uyu musore umureka agende, ntabwo umuzi nawe ntabwo anze, mureka agende. Mama ibintu ukoze uzabyicuza. Abo hanze bumvise ayo magambo batangira kwivugisha bati, nyamara koko uriya musore nibwo bwa mbere tumubonye, yambaye neza, yiyogoshesha neza. Kubona umusore wambara inkweto y'ingozi nziza, ipantaro y'itise, akambara ishati y'amaboko maremare yatebeje kandi atuje kuriya, biba bigoranye. Ashobora kuba afite icyari kimuzanye kindi, kuko ubundi abandi basore bangana nka we baba biyambariye amakoboyi, bambaye ibisupresi, bambaye udutisheti. Kubona umusore wambaye kuriya rero birashoboka ko rwose amwibeshyeho. Mama Zuzu yongeye gufata uwo musore mu ijosi. Umusore ati, mabuja uri kumbabaza cyane, njye sindi icyo uri kumpora, njye nari nyuze hano. Nuko Mama Zuzu yamuciye mu maso ati, nikareka kumbeshya, wakabwa wese ubundi wakomera iki kandi wafatiwe mu cyaha? Ubu koko nta nubwo wakomera ko wafashwe? Umusore ati, ko ukomeje kuntuka cyane ukandigagura umuhora ubusa, waretse nkisobanura cyangwa se ukandika nkigendera? Niwe ati, mbwira uhitwa nde wa gasore k'amafuti akabwa kamvogerera urugo gusa? Umusore ati, nitwa Rikari. Mama Zuzu ati, Rishari cyangwa Rikari? Nawe ati, nitwa Rikari mabuja. Yaramubajije ati, uzangarukira mu rugo? Niwe ati, oya rwose sinzagaruka. Mama Zuzu ati, ubundi se ninde waguhaye uburenganzira bwo kuvogera urugo rwanjye no kunshukira umwana? Nawe ati, ntawe. Umudamu ati, wari uzi ko ntazagufata? Rikari ati, ariko ni ubwa mbere nari mpaje. Yamwongeje urundi rushya ati, wakigoryi urambeshya, mbwira wari uzi ko ntazagufata?
nawe ati sinari mbizi birantunguye. Umudamu ati kubyemese ubwo wibwiraga ko ndahana umukobwa wanjye ngo nuko yakwinjije? Ni wowe umushuka kuko uramusumba, umurusha imyaka, ikindi umurusha ubwenge. Hanyuma ninde wakuzanye hano? Rikari ati njye wahizanye. Nawe ati ubundi utuye he? Arasubiza ati ndi umuturanyi wanyu. Uwo mudamu ati njye sindi umupfakazi, singa ushaka ku mwana wanjye. Amahirwe ufite ahubwo nuko nsanze nta kintu muri gukora, kandi nabwo wasanga cyabaye. Andi mahirwe ubwo wagira kiramutse cyabaye nuko umwana wanjye arengeje imyaka 18 gusa. Nawe ubundi nshaka nagufungisha kuko kuvugira urugo rwanjye ubwabyo ni icyaha. Mubona twibana mu nzu mukagira ngo turi abapfakazi. Ubu nshaka naguturitse umutima, ntuzanabona uko wongera kuva mu nzu wakigoryiwe. Yongeye kumucira mu maso aramubwira ati ngambare inkweto mve mu maso. Ba bantu bari bagihagaze ku muryango inyuma. Rikari yagerageje gufungura urugi ruranga kuko yari yafunze akuramo urufunguzo. Yamusabye gukingura agasohoka, maze uwo mudamu ati ndaje mbanze nkuremo imyenda. Yagiye guhindura Zuzu wazengereraga aho hanze, abanza gupfukama amusaba imbabazi akoresheje ibiganza adasohorejwe. Rikari yamweretse ikimenyetso ko nta kibazo amufiteho na kimwe. Zuzu yakomeje kwinginga anarira, nyina asohotse asanga yamupfukamiye. Yamusabye kujya mu nzu yihuta asigarana na Rikari hanze. Yari afite umuneke mu ntoki, aho umutera mu maso umushwanyukiraho, asubira mu nda azana ibindi bishishwa by'imineke bimukubitisha ku gatuza bimucikiraho, bimwanduriza ishati ye nziza cyane y'umweru yari yiyambariye. Rikari yanze kugaragaza umujinya n'uburakari, aramwenyura aramubwira ati ngaho munkingurire ngende sinzagaruka. Yarakinguye amutunguye amukubita umugero ku kibuno. Rikari asitara ku kuma ko ku muryango hasi ku rugi, agwa ku bagabo babiri bari bashungereye, bakubita imitwe ku gipangu cy'inyuma hakurya kuko aho hantu hari hafunganyemo ukuntu. Ntabwo bababaye birenze, ni udushyundo gusa bizaniye ku mitwe inyuma. Rikari amwenyura basabye imbabazi, n'uwo ati nawe si wowe. Bamwe bari bishimiye ko Mama Zuzu ari umuhannyi, abandi bo batangira kubona ko ashobora kuba yibeshye kuri Rikari, banamusaba kwihangana cyane. Yabavuye mu maso yimanukira hepfo aho yabaga. Yagiye yitekerezaho cyane, yibaza niba asuzuguritse kuri urwo rwego rwo gukubitwa izakabwana zira ubusa. Yageze mu rugo yifata mu ijosi aho bari bamunigaguye, yireba mu ndorerwamo y'inini, aterwa isoni no kubona ukuntu ishati ye nziza yakundaga bari bayihinamiranyishije yahindanye. Amasaha yarageze mu masaa 8, kandi aho yajyaga harihutirwaga. Aho gukomeza kwita ku buribwe no ku gisebo, yahinduye imyenda ajya ku muhanda wo hepfo atega moto. Bwa mbere yerekezaga ku gahanda ka ruguru, ariko bwagiye kuko hepfo. Mu nzira agenda yabonye ubutumwa bwa Zuzu bumusaba imbabazi. Yari yanditse ati sinzi niba urabasha kumbabarira, nanjye ubwanjye sinzigera nibabarira. Umutima uri kundya cyane, nibura nibishoboka unyemerere tuvugane, kandi tuzahure ngusaba imbabazi mfukamye nkureba. Umbabarire Rikari, sinari nzi ko ariko biri bugende. Kuko yari yicaye kuri moto ari kwihuta, ntiyahise amusubiza. Yagiye aho yaragiye, ibintu byose bigenda neza. Ibyari bikomeye kuko yakererwaho iminota 10 yonyine, kandi ari wari utegerejwe nabo bari bagiye guhura. Aho atahiye umutima wateye cyane, yibaza ukuntu akubitirwa mu rugo rw'abandi azira ubusa. Yaremye inkuru mu mutwe arivugisha ati reka mvuge ko Zuzu ari umukozi wo mu rugo, noneho uriya akaba ari nyirabuja. Njyewe nkaba njya mu rugo rwe nk'uko yabivugaga, njyayo buri munsi, uriya mukobwa nkamukoresha ibyaha. Noneho akamfatira kuriya twari tubivuyemo cyangwa akabidusangamo, cyane ko twari turi no muri salo. Umuntu wese ni kuriya yagenza uwo musore yaba asanze mu rugo rwe yisanzuyeho n'umukozi, kuko umukozi ntiyaba ari umwana we, kandi n'uwo muntu ntiyaba ari umwana we. Mbese byaba bivuze ko umukozi yanamutereza abajura bakamwiba. Biriya yakoze byari ngombwa, wenda yaramuka abikoze neza, akaramuka abikoze nyine narindi mu makosa. Gusa yandenganyije. Yakomeje gushaka impamvu zatuma atarakarira Mama Zuzu, arivugisha ati wasanga wenda hari agasore kazengereje Zuzu kaza mu rugo rwe, kakaba kahaza buri gihe. Ahari wenda akaba yibeshya agira ngo ndiko. Buriya se kuriya mudamu ari umusirimu, ntiyari kuba yaretse nkisobanura, cyangwa ngaragara nk'ikirara. Yongeye kwireba mu kirahure cye kinini, abona ari umusirimu n'umuyobozi ubikwiriye ahubwo. Yongeye kwikora ku muhogo yumva ari kumurya, ajya kugura umutobe wo kwinywera ngo byorohe. Telefone yarasonnye, abona ari nimero atazimuhamagaye. Yarayitabye, wari umuhamagara amwibwira ati ni Mama Zuzu, wa mudamu vogerera urugo. Rikari yarakayemo kuko aramuhamagaye kandi yamunigaguye, ariko ntiyabyumvikanisha. Aramubaza ati none se kuki mumpamagaye? Nawe ati ndagira ngo mwanangirize nimero ya Zuzu yisibe uyishyire muri blacklist nonaha. Ahantu hose kuri WhatsApp, kuri Instagram, TikTok, X na Facebook umuboroke, usiba amafoto muri telefoni yawe. Ikindi kandi ningera amakuru umenye yuko mwahuye mukavugana, nubwo haba ari mu nzira, nzabishyira mu buyobozi, bizakimukira mu nzego. Rikari ati mabuja, niba ari byo mushaka rwose ndabikora. Nawe tuhita uzisiba, nawe izawe nazisibye muri telefoni ye. Ubundi mbere yo kuvogera urugo rwanjye uzi undi wawanjeje we. Rikari ati sinkuzi. Nawe ati sindi ku rwego rumwe nawe wanjye gerawe. Umunsi umwe uzamenya uwo ndi we, niwongera gukinisha guhamagara
kwandikirana cyangwa guhura ukavugana n'umukobwa wanjye Zuzu. Yarakubye Erika arasigara yibaza ati ariko iri si ishyano koko, uyu munsi wanza ntazawibagirwa. Akivugisha atyo yabonye ubutumwa burebure bw'uwo mumama muri message isanzwe yamutukaguye cyane amwihanangiriza ku mukobwa we aturamenye ntuzongere kumvogerera urugo, nta n'isoni koko. Umwana wanjye washaka kuzamutera inda rero, ubusore nkamwe ntimukwiriye kuba mu bantu. Erika yagizemo ubwoba aravuga ati ariko uyu madamu ziko ashobora kungezayo, ariko se yahera he? Amahirwe mfite ni uko umukobwa arengeje imyaka 18 koko. Ubundi yari guhamagara inzego bakaba bantwaye batitaye ku wundi we cyangwa kuba nabikoze cyangwa ntabikoze. Abakobwa bo upfa kuvuga ko umuntu yamuhohoteye ari munsi y'imyaka 18 nubwo waba ubeshyerwa. Kuba hari aho mwahuriye muri babiri utanamukozeho biba bihagije ngo ubishyizwe mu gihome, nureba nabi uzanagumemo. Ahubwo reka nshimira Imana yanabaye nkabona amavuye amahoro. Yaratekereje cyane aribwira ati niba yafashe telefoni ya Zuzu agasubamo nimero nk'uko ari kubivuga, birashoboka ko ahita ahamagara ngo arebe ko namuborotse. Reka mbikore wenda hari nibyo byampa amahoro. Yarabikoze ajya no ku mbuga nkoranyambaga aramuboroka. Koko akibikora yabonye ubundi butumwa bwa mama bumubwira buti iyo utabikora ngo urebe ikikubaho, ndahamagaye ngo ndebe ko wabikoze. Buri kantu kose yakavuganaga n'igitutsi kandi gikomeye. Rikari yanditse ubutumwa musaba imbabazi ati mumbabarire kubw'ibyabaye, birumvikana ko ari kuriya mwabitekereza mu gihe umuntu yaba abashukira umwana mukamusanga mu rugo rwanyu. Ni kuriya mwamugenza pe, ariko mukwiriye kureka ngabasobanurira ukuri cyangwa mukaganiriza Zuzu neza akabibabwira, kuko njye narenganye. Yabyohereje kuri WhatsApp kuko nta message zisanzwe yarafiteho. Yatangiye kwandika ubundi butumwa asobanura uko byagenze, anisobanura uwo ari we, abwandika ubwa mbere yabwohereje. Mama Zuzu yarabibonaga ko agikomeje kwandika, ahita amwandikira tereka kunyandikira se nyine kuki umenyera abantu utazi, ibyo nakubujije nabikubujije. Rikari yasomye ubwo butumwa bwe kandi nawe yaragiye kohereza ubwo bundi bwari bwuzuyemo ibisobanuro byose. Nubwo bwose yaramubujije kumwandikira, yarabwohereje ngo amenye ukuri. Nyamara Mama Zuzu yarahise amuboroka ntibwamugeraho. Haciye iminsi 3 akibitekerezaho mu buryo atari yiteze, nabwo nimero yindi yaramuhamagaye. Yarayitabye, wari umuhamagaye avuga ahumagira ati Rika sinari nzi kuri bumfate. Nawe ati burya ni wowe Zuzu? Undi ati yego ni njyewe, nyabusa mbabarira ntukupe banza untege amatwi. Rika turi kumwe na mama wawe? Nawe ati oya ni nijoro yaryamye ntabwo yanyumva kuko ibyumba biratandukanye. Rika ati nimero ni yawe se? Umukobwa ati yego nindi naguze kuko izindi baraziborotse kandi natekereje kuba natira indi nimero y'undi muntu ngo nguhamagare, numva ko utabyishimira. Rika ati ngaho mbwira nyuma uko byakugendekeye. Nyuma y'uko Mama Zuzu akubitabwe Rikari yafashe telefoni ya Zuzu amusaba kumwereka nimero ye. Zuzu abyanze aramukubita zimurembeje arayimwereka. Yaje kumuhamagara kandi amwandikira amusaba kujya kure y'umukobwa we. Nyuma yaho gato nibwo asobanurije Zuzu neza aho baziranye, hanyuma amubwira ukuri kose nubwo atakwemeye. Zuzu yaramubwiye ati uriya musore yitwa Rikari nk'uko yabikubwiye, njye nari nibagiwe n'izina rye. Mu minsi nishize nari ndi kwa Zowa, ni igipangu kigira umuryango umwe ukodeshwa gusa, ahandi niwo babamo nk'umuryango wabo. Niho nahuriye na Rikari bwa mbere kuko ari haba. Icyo gihe turi mu mbuga Rikari yafunguye umuryango agiye koza amenyo. Nakavuyo kanjye naramubwiye ni musore wadufotoye. Twifataga amafoto dukoresheje kamera y'imbere, twabuze wadufotora ifoto yuzuye cyane kuri ya mukobwa we yaragiye kujya mu ntara kwa nyirakuru, ntabwo twari kuzongera kubonana vuba. Rikari sinari nakamenya izina rye, yansabye telefone ngo dufotore, mubaza niba adafite yisumbuye ku yacu mu gufotora, ajya kuyizana mu nzira yitwereka. Iyo kuko ari ku rwego rwo hejuru twamusabye ko yayidufotoza akadufotora amafoto meza akayanyohereza kuri Zenda cyangwa kuri Bluetooth. Yadufotoye uko twabyifuzaga akoresheje telefoni. Sinari nitaye ko ari we, icyambere nuko wadufotoraga amafoto meza. Yamaze kudufotora arayatwereka, agiye kuyanyohereza mbona telefoni yanjye isigayemo rimwe igiye kuzima, mpita nitahira nsiga musabye ko yaza kuyaha Zowa wakanshyira kuri WhatsApp nacaginze. Ariko siko byagenze. Zowa yamuhaye nimero yanjye ngashyireho kuko we nta megabyte yari afite. Nabonye amafoto angezeho mbonamo imwe y'ibwite, ahita yandika ati ndibeshye yifotoje ntabishaka nari ngiye kuyisiba, nanjye musaba kutayisiba. Sinigeze mbaza Zowa byinshi kuri we kandi nawe nta byinshi yari akamumenyeho kuko Rikari yari amaze umunsi umwe gusa, iryo joro niryo yaraharaye. Byarangiriye aho gusa yari umuntu mushya tumenyanye, nta nubwo nemeje nimero ye. Kuri uyu munsi rero yazamukaga muri aka kayira agiye kuri kaburimbo hano ruguru. Njye nakurupaga aya mazi yo mu mbuga kuko imvura yari yaguye, mwito yajyamo ibyatumye adasohoka ngo agere inyuma. Nanjye noneho nyingura urugi ndeba hepfo no haraguru mu gahanda mbona nta muntu uri gucamo, nahise nsunika amazi nihuse. Telefoni yanjye yasonnye njya kuyitaba, uwo muntu ntitwatindana ngaruka gusohora amazi. Nabikoze mpubutse nabanje no kwibaza niba nta muntu noneho uri kuhatambuka. Nasunitse amazi nkoresheje umukoropesho, nsunitse mbona nyateye umuntu.
Yari yiyambariye ingozi nziza ihanaguye, ku ipantaro no ku nkweto hajyaho ikizinga cy'amazi. Umutima wandiye muri ibyo mu maso mbona ari Rikari. Bwari ubwa kabiri tubonanye, nawe yabonye ari njye aranyibuka. Ubwo natuje kuko ntiyari kugira icyo antwara, yashatse gusubira inyuma ngo ajye guhindura. Ndamubwira niba wari wiyambariye uko nguko ariko wahisemo guseruka ufite impamvu, ngwino wicare gato rero ngo uhanagurire inkweto n'ipantaro udakererwa aho ugiye. Gusubira inyuma byakuvuna kuruta uko waguma hano nkabigutunganyiriza kuko ari nanjye ukwanduje. Yahise yinjira umusaba kuba yicaye muri salo. Nahanaguye inkweto nihuta, mpa n'igitambaro cyiza hanagura ku ipantaro cyane ko yari umukara. Mbere y'uko agenda namusabye kuba aretse guhita agenda, wenda akabanza kumbwira icyamuzanye muri aka gace akansobanurira ibyo akora kuko ni umuntu mushyashya. Nabanje kumushimira ko yohereje amafoto meza kandi ko yambabariye ntandakarire kubwo kumwanduza yari yigiriye aho ntazi. None agiye kunsubiza ambwira ko ari kwihuta ko twazaganira ubutaha. Yiyemeje nimero yanjye muri telefoni kuko yari ifite muri WhatsApp itariho izina, ambaza izina ryo gushyiraho ndarimubwira, hanyuma nanjye nemeza nimero ye. Impamvu yari ifite muri WhatsApp nyine itemejeho izina nuko zo yayimuhaye akoherezaho amafoto gutyo gusa. Yaragiye kugenda nanone ndamwinginga ni uretse gato uzanda uri kurya imbuto ufata rumwe dusangire. Yabyanze nanjye ntingaho reka ngo umutobe, nawe yawanze. Arambwira ati mamaze nyagutomere mite nigendera tuzaganira, nimero yawe nayibitse nzaguhamagara. Nayamuhaye akimara kuyanywa uburaje nayo ukuntu uje nanjye. Iyo nkuru niyo yabariraga Rikari. Rikari yamuciye mu ijambo atari ko mama wawe akora iki? Akora hafi se? Nawe ati yego, kuri moto ahantu akora ni nk'iminota 6 gusa. Akora kuri uriya ruganda rw'inzoga niba uhazi. Rikari ati simazi da, ndacyari mushya inaha ntabwo ndamenya ahantu henshi. Komeza unyibwirire kuri uwo munsi ukuntu byagenze. Nawe ati mama yarambwiye turabeshya. Iyo nkuru niyo uhimbye? Nanjye ntisiyo mpimbye kuko uriya musore ntitwari tuziranye. Yarongeye ati umusore numva ko aza hano buri munsi ninde kandi mukorana ibiki? Ese uwo musore muraryamana cyangwa ntabwo yaguteye inda? Ngomba kujya kuzana ko gupimisha nkareba ko udatwite, ariko nsanzwe utwite. Nagukuraho uri muzima, nakurya inzara n'amano. Amakuru yose mba nayahawe. Iyo hano haje umuntu w'umusore mba mbireba, naguteze kamera. Nako nta kamera naguteze ariko umenye ko amakuru yose mba nayahawe. Nanjye ni wa musore wo kwa Veneranda niwe waje hano nka kabiri kandi nta kintu twakoze. Zuzu yari yararangije amashuri yisumbuye ategereje kujya kwiga kaminuza. Yari afite murumuna we muto ariko muri iyo minsi ntiyari ahari, yari yaragiye gusura se kuko se atabanaga na nyina. Zuzu yirirwaga mu rugo wenyine. Nyina akekaga ko hari abasore baza mu rugo bakirirwa mu byaha kuko ari umukobwa mwiza mukuru uri mu myaka biteye ubushyuhe. Mu rugo rumwe bari baturanye, umukobwa waho ari inshuti ye bari baramuteye inda akiri iwabo. Kuva yayitwara akirangiza kwiga amashuri yisumbuye, mama wa Zuzu yashyizeho umuntu wo kujya amucunga akamenya abinjiye mu rugo rwe bose adahari, ngo nihagira umusore cyangwa umugabo haza azahita amuhamagara atege moto azamuha isomo batazamutera inda. Yewe Zuzu na kaminuza ari kuyiga hafi muri kaminuza yigenga akajya ataha mu rugo. Nyina yifuzaga kumurinda bishoboka kose. Uwo musore wo kwa Veneranda ntabwo bari baturanye cyane ariko bari baziranye. Yigaga mu mwaka wa nyuma wayisumbuye, amasomo amwe yahuje nayo Zuzu yigaga. Bwa mbere ajya kumusura yajyanye na mushiki we wari uziranye na Zuzu. Uwo musore wo kwa Veneranda nubwo batari baturanye, mushiki we yaraziranye na Zuzu. Yigaga mu mwaka wa nyuma wayisumbuye, amasomo amwe yahuje nayo Zuzu yigaga. Ajya kumusura yajyanye n'uwo mushiki we, kandi ni mushiki we wari ugiye kumusura ahubwo nuko umusaza we yamuherekeje. Wa muntu wari wararindishijwe Zuzu amakuru yatangiye igihe ko hari abantu bagiye kumusura, umuhungu n'umukobwa. Ku yindi nshuro uwo musore yagiye gufata amakayi Zuzu yari yamwemereye. Ahageze babanza kwiganirira. Uwo muntu akaba umudamu wari uteye hirya gato, nabwo atanga amakuru ko haje umusore kandi ko bitari ubwa mbere. Mama Zuzu yamusabye ko yazacunga neza akazamubwira none hakihinjira. Nibwo yumvaga ijwi ry'umugabo mu rugo. Rikari akimara kwinjira maze agatanga amakuru yihuse ahubutse atazi neza uko yinjiye. Mama Zuzu nta gutinda yahise ava mu kazi, asaba motari kwihuta mu minota 5 barahageze. Ubundi yagendaga hagati y'minota 5 n'iminota 7. Ku maguru ho umuntu yashoboraga kugenda iminota 35. Ntabwo ari hafi nubwo hari mu mujyi nyine umuntu atega bigahita byoroha. Yahageze abizi neza ko mu nzu harimo umugabo uretse ko yari umusore. Niko kwinjira nigagura. Zuzu yamubwiye ukuri yanga kukwemera, amufata nk'uri guhimba ibinyoma. Ageze aramubwira ati niba namurenganyije nanamaze biguha isomo umenye uko nzabigenza nuzana umusore cyangwa umugabo mu rugo rwanjye, utazigira inda ukambona. Sinshaka ko uzakorera ibyaha ukatwarira inda, waba unsebeje. Ibyo nibyo Zuzu yabwiye Rikari ko yari yaraganiriye na mama we kandi byari bisobanutse neza. Rikari yarumiwe aramubwira ati ngiye nteye ubwoba bagazangiza kure, bituma mvuga ni nakunde reka mbe nkuborotse. Nari kuzagukura muri blacklist ashize nk'icyumweru. Zuzu ati umutima wanjye ntutuje, mbabarira nukuri nyumva.
nanjye mama arangenzura cyane akarengera, ariko sinari nzi ko yakora ibyo yakoze. Rikari ati njye nta kibazo narakubabariye kuko ntazi n'ingaruka byangizeho, uretse ko wenda nsebeje muri bariya abantu barenga 15 bari bashungereye. Ubundi se ko mama we yasibye nimero yanjye muri telefoni yawe wayikuyeho ngo umpamagare? Nawe ati nimero yawe irimo 84 ikabamo na za 43, kuyifata byaranyoroheye cyane, narebyeho rimwe mitanyifata. Ikindi nizi imibare ndi umuhanga, gufata mu mutwe ibintu bya nimero biranyorohera. Rikari ati umuye nawe rero nubwo twaba tutabipanze ngo nabihanirwa da, ariko ubwo uri mukuru ndakeka ntacyo yantwara, buriya yashakaga kuntera ubwoba gusa. Nawe ati nukugahabya ngo utazagaruka mu rugo wenda nyine ngendere kure, gusa ndumva ngomba kuzaza kukureba nkagusaba imbabazi turi kumwe, nkareba ko mbabariye koko, kuko umuntu muri kurebana mu maso umenya ko akubeshye cyangwa ko akubwije ukuri. Rero nanjye turamutse turi kumwe ngusaba imbabazi naba mbibona. Rikari ati mama wawe namenya ko wahuye nanjye uzabizira, njyewe nta kibazo mbifitemo, sinzaba ndi mu rugo rwe, ariko se wowe uzataha mu rugo namenya ko twahuye. Nabo bantu bo kukurinda yagushyiriyeho, bo kugucungacunga aho ugiye hose n'ibyo ukoze byose, urumva bizakugwa amahoro? Umukobwa ati none se bizarangira tutongeye guhura koko? Ndumva nk'urimo umwenda munini, sinzi icyo nakora kirenze kugupfukama imbere. Rikari ati wowe wakire ko nakubabariye, kandi na mama wawe nta kibi mubaraho. Zuza ati none ukora iki? Nshaka kukumenya. Rikari yamubwiye uwo ari we. Zuza ajya kubura umwuka kubera ubwoba. Igihe hanyura yari agiye kuganira n'abayobozi b'utugari kuko ari we muyobozi w'umurenge mushya bari babazaniye. Zuza yagize ngo ararose bimusubirishamo, ati umuntu utarashaka ahabwa kuyobora umurenge kuko uri gitifu? Nawe ati mu gihugu cyacu nta tegeko risaba ko gitifu w'umurenge agomba kuba yarashatse. Icy'ingenzi ni uko yujuje ibisabwa by'akazi nko kugira imyaka yemewe, impamyabumenyi ikwiriye, ubunararibonye, imyitwarire myiza n'ubushobozi bwo kuyobora, si ukuba yarashatse umugore cyangwa ataramushatse. Zuza ati simbyumva, muri make ibyabaye byose twakiniye kuri gitifu mushya w'umurenge wacu. Rikari ati niba ushaka ko nkubabarira ntuzabibwire mama wawe. Yongeye ati kandi niba ukeneye ko duhura uzaza duhurire ku murenge tuganirireyo, nubibwira mama wawe nzakuraho imbabazi zanjye. Zuza n'ubwoba bwinshi ati nzagusange ejo se? Nawe ati yego uzaze tuvuganireyo, kuko sinakwemerera kuza iwanjye nibana, kandi nanjye sinazi iwanyu. Ikindi sinakwemera ko duhurira ahandi, si uko ntakwemerera kuza iwanjye cyane ko nizeye, ariko nanone mama wabimenye byateza ikibazo. Kugaruka iwanyu byo urabizi ko bitemewe, turamutse duhuriye ahandi inaha ntaranahamenyera ntabwo byaba ari ibintu byiza. Nk'umuyobozi hari uko ngenda, uretse biriya byantesheje agaciro, ubusanzwe hari ibyo nirinda. Zuzu yamusezeyeho ararashikagurika kubera kurota mama we yafunzwe azira ibyo yamukoreye, kuko yari umuyobozi w'umurenge bakiniyeho. Mu gitondo nka 3 mama we yagiye mu kazi, yagiye ku murenge nawe. Rikari yamwijeje mu biro baba ariho baganirira, byari ukuri yari gitifu. Zuzu yasabye imbabazi cyane, Rikari amusaba kubyakira ntakomeze kwibabariza umutima, ndetse ubwabo bemeranyije ko bari bagiye kujya biganirira. Zuzu akaba ari we wirinda kwiteza mama we ngo abe yamenya ko bavugana. Muri iyo minsi yatangiye kwiga kaminuza, abitse ibanga ry'uko Rikari ari we uyobora umurenge. Bakomezaga kwivuganira, Rikari akamuha umwanya uhagije kuri telefoni, ariko akanga ko bahura. Iminsi yakomeje kwicuma, Rikari nawe aramukumbura amusaba ko bahura bakaganira. Zuzu yahoraga bimusaba, yarabyanze ko agaruka ku murenge ngo bitagaragara nabi. Bapanze guhorera, bahitamo guhorera mu rugo rw'umwe mu bayobozi b'utugari wari umaze kuba inshuti ye. Ubwo kandi abatuye mu murenge bose bari bazi ko babazaniye igitifu mushya witwa Rikari, bamwe bataramubona kuko abenshi barabimukira muri uwo murenge, harimo no kwa Zuzu bari bahamaze nk'amezi 6. Ntacyo ari gutuma bapfa kumumenya, nta kibazo bahuye nacyo cyatuma bajya ku murenge, kandi n'amazu huza umuyobozi w'umurenge n'abaturage ntiyari yakazigiyemo ngo bamubona. Aho byabaye ngombwa yari yorohereje abamuhagarariye, kandi siko abaturage bose bajyaga mu nama, bamwe barasibaga. Wari umujyi ku buryo inama nk'izo ngizo zajyagamo abantu bake cyane. Hadaciye kabiri mama wa Zuzu yagize ikibazo mu kazi. We n'umugabo bakoranaga mu ruganda rw'inzoga barashyamiranye cyane, bapfa ko umugabo yamusabye ko baryamana, yabyanga bakaba banzi, bakajya babangamirana mu kazi. Uwo mugabo akajya anamurega kuri nyiri uruganda ashaka kumwirukanisha yitwaje ko yari mubyara we, kuko uwo mugabo yari mwene wabo wa nyiri uruganda. Ibirego byose byahawe agaciro, ariko nyiri uruganda bigenza gake, maze mubyara akomeza gushinja mama Zuzu kudakora neza, kandi kamukekaho ibyo kunyereza amafaranga, akagurisha inzoga mu ibanga, bakamuha amafaranga akayibikira. Nyiri uruganda yaburiye mama Zuzu, amubwira ko akwiriye kwitwararika kandi agatanga amahoro ku bo bakorana, maze mama Zuzu amenya ko uwo mugabo ari we wahoraga amurega. Uwo munsi yagiye kumutonganya cyane, amagambo arakomera. Umunsi urarangira, mu yindi yakurikiyeho bakomeza kujya batongana, bigeraho bigira ingaruka ku kazi no ku bandi bakozi. Kubera ko byarenze urwego rwo kwiyunga hagati yabo, nyiri uruganda akabasaba kumvikana bakabyanga,
ikibazo cyagejejwe mu buyobozi bw'ibanze kugira ngo gishakirwe umuti. Cyanyuze ku mudugudu no ku kagari kubera ko cyari kimaze gukomera kandi kirebana n'imyitwarire yabo mu kazi, kigezwa no ku murenge. Nyir'uruganda we ntiyifuzaga ko hagira n'umwe muri bo uva mu kazi kuko bose bari abakozi beza yakundaga. Kujyana ibibazo byabo mu buyobozi ni uko yabikemuye bikanga, kandi yarifuzaga ko bakwiyunga mu mahoro, cyane ko umugabo noneho yari mubyara we. Mu kugera ku murenge, Mama Zuzo nawe yarabizi ko Rikari ari we gitifu w'umurenge, ariko yibwiraga ko ari undi Rikari avuga ati amazina bahuye. Nta nubwo yatekerezaga kuri ka gasore yanigaguye, yumvaga yarabyibagiwe. Mu kugera ku murenge, yabonye uwo nguwo yanigaguye, amukubise amaso yibuka ukuntu byagenze. Uwo Rikari yaranyuze imbere ku bantu bari bahagaze hanze ku murenge, yinjira mu biro. Mama Zuzo akeka ko wenda uwo musore ahazanye ikirego cyangwa ko bafite ibyangombwa yaje kureba. Yihagazeho, umutima umubwira ko ibyo yakoze yamaze. Igihe cyabo cyo kuburana cyarageze. We yarazi ko amazina y'umuyobozi wabo w'umurenge ari Kabayiza Rikari. Ayo makuru yumvaga ko gitifu wabo yitwa Kabayiza Rikari, agakeka ko ari Rikari wundi, yarabaye imfabusa. Uwo yanigaguye niwe wari gitifu. Umutima wamuvuyemo abira icyuya, abari bose barabibona. Yibutse ukuntu yamunigaguye, yibuka ibisobanuro umukobwa yamuhaye by'uko yamwibeshyeho akabyirengagiza. Umutima utera cyane ajya kugwa hasi. Umugabo bari begeranye aramwegamiza kuko abonaga yahise araba, yamumanuye hasi neza amuryamisha kuri sima. Abari aho batekereje ko wenda yari yaje kurega yigiza nkana, umutima ukaba umuburenga areke kurega ubusa. Gusa nuko arabonye ko Rikari ari we gitifu, ntiyataye ubwenge n'ubwoba bwinshi bwari bumuganje. Rikari yaraje aramwegera aramubwira ati haguruka. Mama Zuzo nubwo yatangiye gusaba imbabazi, Rikari ati ngwino tujyane mu biro, wikwiteza abantu. Yahagurutse atitira, barajyana binjira mu biro ari babiri. Mama Zuzo yabuze ahera, apfukama hasi ashyira umutwe kuri sima ati ndagusobanurira, mbabarira rwose. Rikari ati wansobanurira wicaye ariko wimfukamira si ngombwa. Yicaye afite isoni ati nyine urabona uriya munsi nako muri iriya minsi hari umusore wazaga akiriranwa n'umukobwa wanjye bakavogera inzu yanjye, Zuzo akamuha ku byo nahashye. Uwo musore akansahura isukari, umunyu, amavuta n'ibiribwa ari Zuzo wabimuhaye. Ngo uwo musore kuko yibana ntiyaragihahiwe mu rugo, yaratunzwe na Zuzo. Naguraga amakara agashira vuba kandi gaze bikabuko, ibyo nahashye byose bigahita bishira. Menya ko ari abasore azana bamushimisha akabaha ibyo guteka, bituma nshakisha uko nazafata umwe muri abo basore nkamwihaniza. Aribwo nashyizeho umuntu wo kujyamo amakuru yongeye n'ahari. Yaragiye gukomeza kuvuga, Rikari ati wimubeshyera, umukobwa we ni umwana mwiza, wimushyiraho ibyaha kugira ngo ubone uko usaba imbabazi ubanje kunyumvisha ishingiro ry'ibyo wakoze. Ubwo se kuzanya ikirego ukaba uri kubeshyera umukobwa wawe bwite wibyariye ku byo atakoze, urumva n'abanyikuburanishije nizeye ibyo uvuga wowe? Baranatekereza ko waje kumpa ruswa nuramuka utsinze. Nk'uko kiragiye wansebeje mu bantu, nakakuretse nawe ukabivugira mu bandi ukahasebera, bakamenya ko igitumye ugwa hasi ari amakosa wishinjaga y'ubuhemu bwawe. None nanze guseba kandi wavamo n'amabukwe, ariko nabyo ntubyubashye. Aho kuvuga ukuri utangiye kubeshyera umukobwa wawe. Ese njye ko nakubwije ukuri nubwo utashakaga kukumva, kuki wowe none utambwiza ukuri? Ubundi uri kunsaba imbabazi kuko nta kosa nakoze cyangwa ari makuru ufite? Biriya nakoze nk'uko wabyise kuvogera urugo rwawe. Iyo ndamuka mbikora mvogera urugo rwawe nduzamo ko nishakiye. Wari wemere kuba wantanga mu buyobozi bakanamfunga, kuko kuvogera urugo rw'umuntu ntabwo byemewe uwo waba uri we wese. None kuri kunsaba imbabazi hari ukuruzi? Urabizi neza ko ntaruvogeraga. Nawe ati ndabizi, umukobwa wanjye arabinsobanuriye nuko ntanze kubyemera. Rikari ati kuki kuvuga ukuri bikugora kandi uri umuntu mukuru? Mama Zuzo ati ukuri nuko rwose mpangayikira umwana wanjye. Nibyo hari umuntu wamaga amakuru atariyo, ariko nifuzaga ko umwana wanjye yifata ntasame imburagihe. Nifuza ko yazanyubahisha agakora ubukwe bwiza atabanje kubyarira mu rugo. Rikari ati bigatuma unigagura umusore umubonanye nawe. Iyo mba naje kumurambagiza se akaba nkunda bya nyabyo, ntiwari kuba umubujije amahirwe ye? Wabonaga nsuzuguritse ntari umusore wakora ubukwe? Niho ati nifuza ko abanza kurangiza kaminuza akabona kujya mu rukundo. Rikari aterwa n'ubundi rushywa n'ubusa, ntiyaba adafite uwo bakundana angana kuriya, kuko ahajya hose ni muba muri kumwe kandi arakuze, arabyemerewe, afite telefone, aho bavugana se urabazi. Ubusa ashaka ntiyapanga n'umusore akakubwira ko agiye gusura umuntu runaka akagenda akirarirayo, wabimenya ute? Umukobwa rwose ungana kuriya ntiwamucunga ngo ubishobore, kereka umugumisha mu gipangu utamwemerera kugenda. None ajya guhaha, yakubwiye ko ajya gutembera ajyayo, uretse ko no kubimubuza nacyo cyaba ari icyaha ku mukobwa ungana kuriya, ryaba ari ikosa. None ni njyewe wishyuje ibyaha by'abandi bose, ibyo akora byose niyo wabyishyuje. Urumva utarahemutse? Mama Zuzo ati amakosa nakoze ndi kwiyumvisha kukurusha kandi narahubutse. Umwana wanjye yaransobanuriye mutera utwatsi,
gusa ntabwo yigeze ambwira kuri gitifu. Ubu ndi mu maboko yawe, umanire ikosa nagukoreye uko ushaka. Rikari ati njye wamubujije kukubwira uwo ndi we kuko ntacyo natekerezaga ko byamara. Ikindi nari nzi ko uzabimenya nk'abandi bose nk'uko bagenda babimenya ko ari njyewe gitifu wanyu mushya. Hanyuma rero nta gihano kirenze kwihana ubwawe. Iyo warihannye mbere uba waransabye imbabazi kuko nimero yanjye urayifite, wari kumpamagara cyangwa ukanyandikira ukambwira uko bimeze, uretse ko nabibonye ko wahise umboroka. Kandi kiriya gihe nari nakwisobanuyeho, nanakubwiye uwo ndi we, nakubwiye ko ndi gitifu. Ubwo ndavuga cya gihe umbuza kongera kukwandikira. Icyakora ubwo wumva neza ko ibyo wakoze byari amakosa, ndumva kwihana kwawe guhagije. Ubundi njyewe nishimira umuntu wihannye. Iyo wihannye niwe ushobora kwibabaza kandi ugahinduka. Naho iyo undi muntu aguhaye igihano cya nyacyo utihannye ntacyo biba bimaze. Wowe n'ubundi ukomeza gukora aya makosa. Kwihana nicyo kintu cya mbere kuruta guhanwa. Sinzi niba tubyemeranye. Reka twe gutinda hano, nizeye kuzikosora. Nakubabariye ushyira umutima wawe hamwe. Kandi ubimenye sinakubabariye umunsi, ndakubabariye kera. Njye nabyikuyemo, byararangiye, ubuzima bwarakomeje. Mama Zuzu yigije umutima n'isoni nyinshi arahaguruka. Mbere yo gusubira hanze, gitifu yarivugishije ati ikibazo ni uko nubwo waba uri butsindure urubanza waje kuburana, hari abarakeka ko umpaye ruswa. Ariko ibyo sinabitinya, tugende uburane, uvugire ikibazo cyawe mu ruhame, gikemurire mu ruhame. Gitifu Kabayiza Rikari yumvise impande zombi, amaze kumva neza ikibazo cyaturutse, agaragaza amakosa ya buri ruhande, buri wese noneho arabyemera. Wa mugabo yanga kunanirana asaba n'imbabazi. Yewe na Mama Zuzu yari afite udukosa tumuhama, adusabira imbabazi kuko nawe yitwaraga nabi kuri uwo mugabo, bigatuma ibibazo byabo birushaho gukomera. Gitifu yababwiye ko arabaca amande gusa, uwo mugabo agatanga menshi kuko ari wari warabitangije. Yakomeje abibutsa inshingano n'imyitwarire ikwiriye kubaranga mu kazi, maze abasaba kurekera intonganya bari bamazemo iminsi, bakongera gukorana neza. Anababurira ko kutubahiriza ayo mabwiriza byari kubagiraho ingaruka zikomeye, ko ubutaha wari gufatirwa mu ikosa nk'iryo noneho ari kumufunga. Abumvaga urubanza batashye banyuzwe n'uko yaruciye, ariko Mama Zuzu we agaruka ku murenge nyuma y'isaha imwe aje kureba gitifu Rikari. Yongeye kumusaba imbabazi, Rikari amubwira ko byarangiye yamubabariye. Mama Zuzu ati kugira ngo mbyemere ko wambabariye, reka ngire icyo ngusaba. Yamusabye ko yazajya kumusura mu rugo noneho akamusabira imbabazi imbere y'umwana we. Rikari arabyemera. Kuri uwo munsi yatashye afite izoni zo kureba Zuzu mu maso, ntiyanamubwira ibyabaye ku murenge. Nyamara Zuzu yahise abimenya kuko Rikari yarabonye inkuru yo kumuganiriza, cyane ko nyina atarazi ko basanzwe bivuganira kandi ntacyo bari bagihishanye mu biganiro byabo. Nabwo Rikari yamubujije kuba yabwira mama we kazi ibyabaye ku murenge cyangwa ngo amubwire ko abizi ko azaza kubasura. Zuzu yishimiye ko Rikari yari yagize uwo mutima ntiyihorere ku mubyeyi we. Nubwo bwose umubyeyi we yahemukaga, nta muntu wakwifuza kubona umubyeyi wahanwa. Umunsi warageze Rikari ajyayo. Yasanze Mama Zuzu yigize akanda keza mu ikaze, abanza kumuganiriza iby'urugo rwe n'icyo yapfuye n'umugabo we, ibintu byo ku kazi ke, ibyo ko noneho abanye neza na wa mugabo. Aboneraho no kugarura ibyabaye byose ahereye ku kuntu yamusanze we nuko yageze ku murenge agasanga ari we ugomba kumuburanisha. Yari yaramurenganyije, yarihagaze akanga kumva ibisobanuro bya Zuzu. Nyuma yaho bavuganye byinshi, bimwe Zuzu akigira nk'aho bimutunga atari abizi, kandi Rikari yabimubwiye, nk'ibyo ko yamusanze ku murenge ari we gitifu, yigize nk'aho aribwo abyumvise aranatangara. Mama we yasabye imbabazi ahereye kuri Rikari akomereza kuri Zuzu n'isoni nyinshi. Bose baramubabariye, gusa bamuhisha ko nyuma ya cyagera aribwo umubano wabo watangiye bya nyabyo, bakajya bivuganira. Kandi aho byari bigeze bavuganaga kenshi ku munsi. Zuzu yaramubajije ati none se ubwo nemerewe kujya mvugana nawe? Nyina turabyemerewe cyane, kuvugana nawe byaba ari umugisha niba yawe kwemerera. Ubwo koko umukobwa nkawe w'inkumi wiga muri kaminuza uri uwo kumbaza icyo kibazo? Wajya uvugana nawe koko? Giti uzabyemera mujye muvugana? Gitifu ati ntabyanga se, tuzajya twivuganira rwose. Bose bibutse ukuntu yari yirunguje ngo nibavugana Rikari bizamukoraho ngo azamugeza mu nkiko, barisekera. Noneho Rikari yahawe ikaze ihoraho mu rugo rwabo, yemererwa guhurira na Zuzu aho ashaka hose. Nabo bafatiho bakomeza kujya bahura, bigera ubwo batangira gukundana bya nyabyo. Gitifu yari umuntu mukuru utakigira imikino mu rukundo. Ntabwo yari agamije gukinisha Zuzu, cyane ko nawe ari umukobwa mukuru wari wisobanukiwe. Bidatinze batunguye nyina, bamubwira ko basigaye bikundanira. We yabifashe nk'igitangaza binamutera ubwoba, kuko atimvisha ukuntu yari agiye kuba nyirabukwe wa Gitifu. We yabanje kugaragara n'amurenganya. Gake gake yagiye yirengagiza ibyabaye, abasha kubirenga, uretse ko bamwe mu bantu bamubonye munigagura bagendaga bimenya ko ari Gitifu, bagakomeza kubimwibutsa. Aho wamenye ko umwana wabo akundana na Rikari noneho baratuje baranatangara, ntibabyiyumvisha ukuntu urukundo rwabo rwashobotse n'ukuntu yari agiye kumwicira iwe.
Nyuma y'igihe kitari gito bombi bemeranyije kubana bakora ubukwe bwiza Zuzu atararangiza no kwiga kaminuza. Naha dusoreje inkuru yacu kandi tuboneyeho kubashimira kubw'urukundo mukomeza kutwereka mubana natwe umunsi ku wundi mu nkuru tubagezaho. Bayi rero naho muzobutaha tuzabe turi kumwe.